hari ikintu nagizeho amatsiko yego urumva runo rubyiruko bakaba bari mu myaka yo gukora none ibyaha bavuga hari ibyaha bya crime yego abakrimineri ibyo byo ni ibyaha byo kwitondera baba bagomba guhanwa by'intangarugero pe biri seri iyo twita ibyaha by'ubugome byibasiye no ku muntu by'ubwicanyi ariko ngiye kese nje oya ubujura nabwo bafiteho dute ubujura uwibye inkoko nk'ubu dufite amategeko ameze nk'ayo bukoroni muri Afrika muri rusange uwibye inkoko arahanwa igifungo kingana n'uwibye miliyoni none ugiye kumutunga muri gereza ataranaburana usanga azakonsoma ibintu birenze ya nkoko yibye yoya dufite imibare aka kanya ngira ngo nimba ntibeshye baravuga ko miliyoni 12 buri munsi zirasohoka zitunga abantu bafunze aha ubwo tuje mu mibare so nuvuga ngo ikiguzi yego kiri hejuru leta abo bantu bafunze kandi ni ya misoro duhora tuvuga ni ya mfashanyo leta isaba ni ya nkunga ni ya nguzanyo bakanze zishyura ikabigurira abantu badaproduiza ani productive kandi bakabaye baproduiza ariko nashaka kwefusaizinga akantu isa ari kuna abantu bumva nzani zisegima bakajya ngo ni polemique ariko ngiye ngo package ifatika nkiri mu mibare criminal twavuze entre parenthèses abo abakrimineri babakurikirana biri serie byo ariko ngiye ndibanda kubamwe kubita no gukomeretsa byoroheje nonyeho byoroheje urumva apana umwe wakuyundi ryinyo hakabamo noneho ubujura nabwo bworohereje ubujura mvuga ntabwo ari wa undi wibye miliyoni 400 muri ya kampani ya scam oya uragomba kumukatira urukuye bakabiperereza neza urayibuka yasaga yabaye scam ari umuntu washize abantu muri coalition ngo share bino bintu bimeze nka betting beno ngo byo kubyarana ngo yabyaye undi byo resi byo ndi muri wa undi wibyihene mu cyaro inkoko igitoki naho sasa so ariko bakavuga nk'ibyo bigarutse abantu ushaka ko leta igomba kurebaho ababibye igitoki bibye inkoko utuntu tworoheje ababibishijwe n'inzara wakubise byoroheje wenda nta ryinyo ryavuyemo abo bantu nibave muri gereza bajye guhinga tije kera tije najyaga nyibona kandi bakayikoresha abantu bakoze genocide Yes, reka nongere mbahe ikaze inshuti bakunze b'ibiganiro bya Ukweli Times mwe mukurikira ibiganiro bya Ukweli Times muri Kigali muri mu ntara z'u Rwanda n'abadukurikira bari mu karere k'ibiyaga bigari n'abadukurikira bari mu mahanga ya kure mwese mbahaye ikaze Ukweli Times twizere ko tuzagumya kubana namwe ndi kumwe na Aimé Document Metallique mbere yo ko mvuga byinshi reka maze mu ikaze megwaye ikaze merci beaucoup pour votre invitation n'abadukurikira ndabasuhuje yego by'umwihariko suza abantu bari muri struggle urabyumva struggle abantu bari mu buzima utakwita ko ari bwiza ariko nyine n'ubundi ibibazo bizarangira bari muri za gereza abari mu bigo by'inzererezi abari mu nyanja bari gushaka Burayi abantu nk'abo abari mu bitaro ababaye mal orienté ari byo bitaro nabo bani struggle cyane uburwayi busanzwe ariko rero struggling n'umubiri nacyo kigerageza uburyo cyane none abantu bari muri struggle irenze bari mal orienté bayobye bazi ngo agiye muri Amerika kisanga ari muri Yemen za sana urabizi ko Trump yabakubise bombe ari mu nzu nyinshi z'abanyafurika bagiye gukora akazi mu bihugu byiza bakisanga ngo bafite mbese nk'abacakara mu bihugu by'abarabu cyane cyane abakobwa cyane so abo bose mbasuhuza tunabihanganisha tubabwira ngo mukaze bizacamo cyangwa muzabyigobotora mwongere musubire ubuzima nyine niko ni paradox yego ufite na ka kajambo nagakubitaho iyo ugize amatsiko tugakomatika mike iyo ntayo aba hari bakumva ako nazanye rero hano muri kano kanya ndikavuga ngo abayobozi reba bano ba politiciens ntabwo ari abihaye Imana ntabwo ari abapasteri sabashehe ntaki bo bari mu idini ya politiki wumva niba ufite amatsiko bishatse kuvuga iki mbere yuko ninjira mu kiganiro muri make hari umuntu ufata nk'umuyobozi akagira ngo ni umuntu
ushyiramo imiyaga n'uwihaye imana ntabwo yarya udufaranga twa rubanda aragukanda ngo ntiyagukatira burundu ngo twarakoranye urumva ushobora kumusaba imbabazi ngo akampa imbabazi ntabwo bamenyerwa nta penetesiyo bagira kirima politike ntibahindura uwo mwari inshuti agukuraho arakwebera imina ntabwo abona ibyo Habyarimana yakoreye Kayibanda cyangwa Blaise Compaoré yakoreye Sankara abapolitisiye ntabwo ari abihaye imana ntabwo ari abapretre les politiciens ce n'est pas des prêtres anagukase yaragukubita bibaya sana reka twinjire mu kiganiro nyirizina twinjire mu kiganiro maze iminsi nibaza ibintu wenda nawe urabyibaza. Afurika ni umugabane ufite abaturage benshi bari mu gihe cyo gukora cyangwa urubyiruko kandi abo nibo bitwa ejo hazaza. noneho nkibaza iyo urebye Afurika impamvu idatera imbere wenda njye nabonye iyo mpamvu imwe mbona urubyiruko rwabo hari ukuntu rutari tayari. wowe ubibona ute? bari uko rutari tayari buriya politike nigena byose urakoze cyane. iki ni fenomeno mondiale iri global ariko cyane cyane yibanda muri pays du sud. tuvuga pays du sud na Afurika ibirimo cyane cyane reka twibande kuri umubumbe wacu ko ya n'iminota mike tutajya tuyirya. Afurika itakaza bimwe tujya tubusubiramo kenshi hano resources naturelles zacu ariko izo resources naturelles zisigaye ziherekezwa na resources humaines. Resources naturelles nko kuvuga ngo imitungo kamere gaze peteroli charbon whatever oro byose ngenda bibereka muri za seguma zishize byose baritware. ariko kuri kano kanya noneho human capital urubyiruko ko bavuga ngo Afurika ngo ni continent jeune. Jeune ni ukuvuga ngo ni mugabane w'abantu bakiri bato plus de 65% hejuru ya 35% ya Afurika ni urubyiruko. ariko ntabwo aba bayobozi bacu ko bino biganiro ni bya politike ntabwo babasha kubyaza umusaruro izi mbaraga z'urubyiruko dufite kugeza igihe umuntu agwa muri mere Mediterane. hari abantu ubu bari gukora struggle bava za Senegal bajya za Mauritanie urumva bava za Libya harimo abaca inzira z'ubutayu abari sabre hari poussière inyota babamburira mu nzira abatrafika bo muri zira desert de Kalahari urumva de Sahara abagwa muri Mediterane nk'abantu bari muri côte z'imere Mediterane nko muri za Mauritanie. usanga imirambo buri munsi baratoragura. iyo bavuga kuri côte ni ku mwaro Mauritanie iri ku mwaro. iyo bavuga kuri côte Senegal iri ku mwaro birirwa batoragura imirambo y'Abanyafurika bagiye gukora struggle. none hari n'abakora uburetwa muri Mauritanie. buriya Mauritanie ni muri Afurika ariko bibona nk'abantu bo muri Maghreb b'i Burayi ku buryo ushiduka bagukoropesha toilette waragiye uri muri sasi kubera uri umwirabura. kandi abantu bakora struggle b'Abanyafurika ni abantu bize za medecine kugeza igihe buriya na ntuziri kuri côte na UK birabirwa byayo ni Espagne. Pedro Sanchez ejo bundi nibwo bakoze akantu hari abavaga mu Butaliyani barabashyizeho bloke bagaruka hino bagarutse hino bajya kwepera muri Espagne. Espagne ahita bakira ubu hari ukuntu Espagne ifite melange ariko ngiye kimbabaza buriya Afurika uziko batugize urabona abahinzi hari ibintu bakora byo kwita kwinaza pipiniere tubyite pipiniere. buriya Europe na Amerika yafashe Afurika nka pipiniere yabo niyo mpamvu bo batakibyara bavuga ngo manipower tuzazikura muri Afurika. buriya Espagne ifite igihe ifata selection z'abirabura baje batemewe ikaba integra muri societe y'Aba-Espanyol ariko bagahita babohereza mu mirima y'imbuto ibyayi imbuto cyane za pome buriya ntuzira barekrita Israel ikabafata b'abagengi b'ibigango ariko ikaboriyanta mu gace bahinga k'abafarmers none baguha ikibari cyo kutagomba kurenga muri iyo sibo. iyo uyirenze baragukasa bikomeye bakagusubiza iwanyu. urumva muri make nizo mbaraga Afurika yagiye itakaza n'ibindi. hari n'abari muri za gereza noneho tugira ibyago urubyiruko rwishe ubu ruri muri za gereza mu mpamvu turi busobanura. abandi bari muri za transit abandi bari muri vagabondance z'ibiyobyabwenge n'amatabi
urumva ahantu Afurika itakara ariko abayobozi muhaguruke urubyiruko ni mwe Rwanda rw'ejo ni mwebwe Afurika y'ejo ariko wareba nko mu nteko nshinga amategeko z'ibihugu iberemo abasaza nka za South Africa ANC ya kera mu myaka za 50 ishize buri ribamo abasaza impamvu muri Afurika y'Epfo politiki iri kunanirana kugeza igihe ANC idapfa kubona majorite mu nteko bafite nararibonye ahubwo baba bari muri histoire za kera zo mu kinyejana cya 20 turi mu kinyejana cya 21 ntabwo baba bazi ko realite za politike zahindutse bisaba gukoresha ibisubizo bishya apana ibitekerezo bya kera bihakenewe ibitekerezo bishyashya ni mwebwe rubyiruko babashakaho iki amajwi iyo bari kutubwira ngo urubyiruko ni mwe Afurika y'ejo hazaza baba bashaka amajwi iyo bagezeho barabibagirwa ntibabashakira politike y'imirimo ahubwo mukoze amakosa kubera politike mbi barabafunga ngo ni inzererezi ukajya mu nzererezi undi ngo nagiye muri rehab kuko ni byiza bimwe undi akajya gufungwa by'agateganyo ariko isa uzi ko mu Rwanda ushobora gufungwa imyaka irenga 2 uri mu gifungo cy'agateganyo ushobora gufungwa by'agateganyo kubera ko imfungwa ari nyinshi inkiko zikaba ari nkeya abacamanza ari bake dosiye yawe igatinda kugera mu rukiko ukaba nyine uri mu cyo bita gufungwa by'agateganyo utegereje ko urubanza ruba tukomoje ku icyo kintu reka tukivugeho wenda duhere mu Rwanda turafata muri Afurika wenda duhere mu Rwanda Kongo Burundi duze gufata Afurika ubucucike muri gereza ejo bundi mu myaka 2 ishize komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yatangaje ko muri gereza 14 bakozemo igenzura mu Rwanda basanze ubucucike bwariyongereyeho buva ku kigero cy'129% bugera ku kigero cy'140%. 140%. Hari aho muri 2022 bavugaga ko cyageze ku 174 na 74 ku ijana. Ubu 2025 biri probable ko noneho cyageze kuri 200 ku ijana. Urumva kandi imibare ifite tendance yo kuzamuka kubera impamvu nkwereka ibyaha byarakomeje abavuka barakomeje kwiyongera so urumva ubwo bucucike muri make kugira ngo bumve ibi bintu ngiye mbaha muri discipline bumva n'umuntu utarize yumva icyumba we muraramo abana bararamo ari bani wawe mu rugo si bane ubwo gihita gicumbikira abana 100 ubwo biba kiyongereho ubucucike bw'104 ku ijana ahantu hari kujya abantu 4 wowe hashyize 100 uyongeyeho na babandi 4 babaye 104 tujye mu magereza niba ari gereza yagenewe abanyururu 1000 n'urugero rw'igihumbi facilitation z'abantu wishyiraho 1800 wongeyeho 800 ubwo bucucike uzaba uri ku 180 ku ijana donc bwararenze burarenze nuvuga ngo umubare icyumba cyagenewe oya nimba ndi kukumva neza mu mibare no kuvuga ngo nubwo turi bubige mu mibare cyane ariko icyo bivuze nimba umugani wawe gereza yaragenewe kujyamo abantu 1000 ubwo bigeze 100% ubucucike ntabwo ari normal ntabwo ari 1000 bararenze badeja none bavuze ngo 200% babaye nk'ibihumbi 2 babari kubye nka kabiri nyine so babaye benshi kugira ngo abantu bajye babyumva neza fata urugero nk'umuhanda kandi izo mvugo gato jewe ntabwo nafunzweho ukuntu ariko bana bira bita 40 hari abantu babizi ibyo bita 40 santimetero aho ugenewe kurara noneho bigera igihe murara mucurikiranye kuri sima umwe ari hejuru y'undi ushobora no kurara uhagaze wabuze room hari ibyo bita gusirikiza so ntabwo ari ibintu byiza ariko twecyo dushaka kugarukaho urubyiruko rwa Afurika rutuma Afurika idatera imbere rwakabaye ruri gukora uri kumvana rwibereye gato twirukase muri iyo rwinjije muri ibyo by'amagereza duhita tubara population iri muri gereza abeshi n'urubyiruko hejuru ya 35 ku ijana reka dufate sample ya gereza wenda nka mageragere abeshi barimo buriya n'urubyiruko niba mageragere ifitemo ibihumbi nka 50 ntibigeramo oya mageragere ifite ibihumbi 10 ntabwo wahakana ko urubyiruko rutari ku bihumbi 6-7 urwo rubyiruko nirwo rwakabaye ruza gukora ino mirimo rusanira
abaci babita abarokotse abakecuru badafite abana abo batishoboye muri social ya mirimo iri social. Bivuze iki rero? Hari ikintu nagizeho amatsiko. Urumva runo rubyiruko bakaba bari mu myaka yo gukora. Rero ibyaha bavuga hari ibyaha bya crime, abakrimineri, ibyo byo ni ibyaha byo kwitondera, baba bagomba guhanwa by'intangarugero pe biri seri. Iyo twita ibyaha by'ubugome byibasiye no ku muntu by'ubwicanyi. Ariko ngiye kese nje oya ubujura nabwo bafiteho dute. Ubujura uwibye inkoko, nk'ubu dufite amategeko ameze nk'ayo bukoroni muri Afurika muri rusange. Uwibye inkoko arahanwa igifungo kingana n'uwibye miliyoni. None ugiye kumutunga muri gereza ataranaburana usanga azakonsoma ibintu birenze ya nkoko yibye. Yoya dufite imibare aka kanya ngira ngo nimba ntibeshye baravuga ko miliyoni 12 buri munsi zirasohoka zitunga abantu bafunze. Aha ubwo tuje mu mibare. So nuvuga ngo ikiguzi kiri hejuru leta abo bantu bafunze kandi ni ya misoro duhora tuvuga ni ya mfashanyo leta isaba ni ya nkunga ni ya nguzanyo bakahanze zishyura ikabigurira abantu badaproduiza unproductive kandi bakabaye baproduiza. Ariko nashaka kwefusaizinga akantu isa ari kuna abantu bumva nzani zisegima bakajya ngo ni polemique ariko ngiye ngo package ifatika. Nayo nyiri mu mibare criminal twavuze entre parenthèses abo abakrimineri babakurikirana biri serie byo. Ariko ngiye ndibanda kubamwe kubita no gukomeretsa byoroheje nongeho byoroheje. Urumva apana umwe wakuyundi ryinyo. Hakabamo noneho ubujura nabwo bworohereje. Ubujura mvuga ntabwo ari wa undi wibye miliyoni 400 muri ya kampani ya scam. Oya uragomba kumukatira urukuye bakabiperereza neza. Urayibuka yasaga yabaye scam ari umuntu washize abantu muri coalition ngo share bino bintu bimeze nka betting beno ngo byo kubyarana ngo yabyaye undi. Byo resi byo ndi muri wa undi wibyihene mu cyaro inkoko igitoki naho sasa. So ariko bakavuga nk'ibyo bigarutse abantu ushaka ko leta igomba kurebaho. Ababibye igitoki bibye inkoko utuntu tworoheje ababibishijwe n'inzara wakubise byoroheje wenda nta ryinyo ryavuyemo abo bantu nibave muri gereza bajye guhinga tije. Kera tije najyaga nyibona kandi bakayikoresha abantu bakoze genocide. Oya na honorable Vode yigeze akabure Vode we tuzamushaka tumubaze yigeze kutubwira ngo agiye kuzana ibikomo. Vode ni ibintu abavuga babibona ari kagatwiko ka politike ibintu avuga kenshi bashyira mu bikorwa n'ibiki. Si uko mpakana ko ibyo avuga atari byo ahubwo niba bivuga kuri media niba ntibijya mu ngiro. Ariko naye ikibazo agira avuga kimwe je akavuga ikindi ahubwo akaba areba ko icyo yahereyeho cyashyizwe mu bikorwa. Wenda utuntu tw'udukonterivasiyo mu muhanda two hari igihe badukosora. Ariko ibintu avuga nibyo. Ariko nawe yigeze kubibona ko iki kibazo cyo kugira urubyiruko rwinshi kandi none Vode ikibazo Vode bura ntabwo ba muri opposition. Bura waruzi ko oya reka nkubwire ibintu bibaho ntabwo kuba muri Sena byakubuza kuba muri opposition. Ese opposition ni iki? Abantu bumva ko ari ibintu birenze ngo biri crime. Oya nuko udahuje ibitekerezo bya politiki iriho ahubwo wareba uko ajyaho bishobora gutuma yigengesera. Iyo wagiye ku mwanya uri umuopoza muri opposition ikaguhesha itike nibwo buryo uvuga ibintu bikumvikana. Muri Vode ibintu avuga ko atari muri opposition niyo mpamvu nta agaciro bihabwa. Ni umuopportuniste pe suku mwibasira. Buriya yidekaraye ko ari muri opposition nkuko wa muntu wo mu ibara ry'icyatsi politiki ya shyaka ry'icyatsi kibisi ntabwo turyamamaza ariyizi. Buriya kenshi umwanya yagiye abona mu nteko yagerageza ko utuntu twa opposition byibuze nubwo nta impact twagiraga ariko wumvaga ko ibintu avuga ari wo mwanya yicajwemo hariya. Uri kumva impamvu nawe mbigarutse uranya kuba Vode avuga ibintu biri riyeri ariko ikintu ashaka kwemphasizinga iyo wagiye muri iriya ntebe ku itike ya coalition cyangwa ari ubushishozi bwa Perezida wa Repubulika muri babandi ahamagara mu bumwe bw'Abanyarwanda ntabwo wabusanya n'uwagushyizeho warubizi. Nyine turadutwikwa dukora kuri media gutya ariko ntabwo abaduhagazeho. Ariko mu nama ntabwo siyo tike yamujyanye hari warubizi. Kandi nanone ikintu abantu bajya bamenya niba uri ku mwanya waba muri Sena waba mu minisitiri cyangwa ubudepite ni ukuvuga ngo iyo ugiye kujya muri opposition kandi warahawe umwanya kubera faveri ukabyite gutyo
bakubwiye se sha wowe urajya guhangana n'abagushyizeho wayobotse politike yagushyizeho wese wicajwe muri umwanya na opposition tugushyire hanze urebe ko kubona umwanya hano ari ukubira icyuye ushobora no kurangira ugiye mageragere so muri make kaba ari agaciyemo ntushobora wowe kurwanya kutavuga rumwe na politike iguhetse yaguhesheje uwo mwanya urugero ntabwo waba ufite itike ya FPR Inkotanyi kuze kuvuguruza politike ya FPR Inkotanyi wowe bigumana mu mutima wawe wari ubizi nta nubwo ufite ya Green Party ujya kuburanya ibyo Green Party yemera oya ntibibaho ariko niba warabonye itike ntabwo ngiye mvuga itike runaka amashyaka atavuga rumwe ari mu myanya se nanga ari muri leta igano turi mu kiganiro cya politiki ubundi hari ishyaka ritavuga rumwe na leta nka Green Party ndumva igibonamo imyanya ibiri nta nubwo ari icyaherega opposition ifite proposition ibyo tuzabikora ikiganiro cyabyo si ikibazo no mpamvu karagaciyemo ariko ntushobora kuvuguruza ikintu ishyaka ryagutoye ryemeje warubizi ahubwo n'ibiryo shyaka ryarabonye itike muri opposition rikayihabwa n'abaturage nko buri abamarema impamvu burya bopoza iriya tike bayihawe na opposition b'abaturage timugende mukore kiribre muri guverinoma batempoje baraburiza ntabwo umwanya wabajyanye hariya ntabwo ariko baraguhamagaye kuri muri FPR bakuze ubunyangamugayo n'ubushishozi wicaye mu nteko cyangwa muri sena politiki ya FPR wavuguruza niyi ahubwo wayishyigikira kugira ngo ikomeze izamuke nako kari gaciyemo muri makere bari abanyururu bagomba kujya muri tije basigaye bitwa imfungwa ntabwo bakitwa abanyururu yarazo ni totoloji abagororwa hari icyo ni kritika aho abagororwa ni totoloji y'ikinyarwanda ariko sindebera mu nyito ndeba muri fonction abo bagiye kugororwa ndabyumva correction ndabyumva ko bakora isubiracyaha ntabwo ari benshi sina bose yararekuwe ku mpuhwe za perezida cyarangije igifungo asubiye desemu muri cyaha ubwo se yaragorowe nyine icyo gihe yaragorowe gusa ahubwo icyo twari tuvuzeho no kwibaza kuri iriya nyito abagororwa imfungwa kuko umuntu ufunze yitwa imfungwa sibyo none wese yava hano akajya Nyarugenge akora uko erega gufungwa ubu uri neutralize icyo bita neutralize uri detenu wambuye ibintu byinshi ntabwo uri libere ntabwo uri libre ntabwo uri free ntabwo umuntu avuga ngo mvuye mageragere ngo avuge cyongozi we ngo reka ngo nkatire ngo kuri stade ngo ndeba akamace kareyo ngo ndahita agaruka mu mfunga wese ubwo buryo umuntu witwa ko ari kugororwa n'umuntu uri iwawe burya uri mu ngororamuco erega ziriya ni tekinike z'ikinyarwanda neza uvuga ngo umusora n'umusoreshwa hari aho batandukanye bose hari abayikwepa hari abayisora birya kara bakubita agatoki ku kandi erega ni imvugo ibigira ngo abantu mu mutwe ni byiza ni positive ni imvugo nziza kugira ngo tumva ko ibikuba byacitse ariko n'ubundi style aba ari yindi buri deteni iyo ukwepye baragukubita nyine bakugorora none se eme twigarukire kuri runo rubyiruko rwacu uru rubyiruko nizo mbaraga z'ejo hazaza ibyo turabyemera none rwibereye muri gereza urundi ruri kugwa mu mazi muri Mediterane abandi bari mu nzererezi abandi bari mu mitwe yitwaje intwaro biza bajya bava za Rubavu bajya muri FDR abandi bari mu mitwe yitwaje intwaro urumva ibyo bibazo dufite abandi bari muri ibi by'ibiyobyabwenge bari no muri escroquerie ni ikibazo cya politike muri rusange dufite tugikemure gute rero muri make bari ibibazo bihari ikizakubwira ko ubuzima buri kugenda bukomera ndavuga ikiguzi cy'ubuzima buhenda harimo abashomeri benshi kuba bari mu bibazo nta occupation bafite bajya muri ibyo biyobyabwenge bamwe muri bo ibyo gukubita no gukomeretsa buriya ni pressure ni depression ndayisobanura muri ubu buryo hari ikibazo cya santé mentale cyabaye santé publique ariko bakagifata nka crime urabyumva hari igihe umuntu ni urugero abona nk'udufaranga iwabo abeshye papa we yarangije kwiga nemera kaminuza akajyaho mu kabari agiye kwigura nk'agacupa kamwe agahura n'umunyeshuri wenda biganye wenda iwabo bafite ukuntu kuri muri systeme bazwi akaba yiboneye nk'akazi ngo reba shango wese ntitwigane ngo dushe ubwenge ngo urabona ntakora muri banki ikomeye inaha ashobora no gukubita icupa isa kubera depression ibereye mu gihe cy'ubushomeri amaze igihe babyita ko ibereye ku gahari kumwe by'iki gihe urumva
kubera bwa bubazo bwo kwigunga agashyiramo ibiyobyabwenge, iyo nzoga ahita nk'ikiyobyabwenge, ahita agira reaction itari nziza, akaba yagira n'ibibazo hanze ateza bibi byo gukubita no gukomeza. Leta rero kubera ko yarananiwe, leta ukuntu ihana iragufunga, y'ababyeyi banze kuguhana cyangwa bakunaniye leta iraguhana, kandi guhana bibaya sana. Icyo shaka kumvikanisha bano bantu bafite kese zo gukubita, solution nibwo mbavuga ikibazo ntaga na solution urumva nk'abantu bagukubita no gukomeretsa byoroheje, ariko abakriminali navuze ngo babiteho mu buryo bw'umwihariko bo rwose, ntacyo ndi bubavugeho b'ibyaha bikomeye. Barebe se no mwana ibi byayimuteye ni ibiyobyabwenge. Ibuka kese y'abakobwa babaye kuri social media bambaye ubusa, harimo abantu bavuga ngo bajye mu nkiko bakatirwa, ariko sinzi abantu barebye kure ko igihugu gifite abantu bareba kure, ataba abantu bafite depression yo kuri social media, ahubwo aba bantu bitabweho bajye muri rehabilitation, bye kuba kese ngo babe prosecuted. Biriya bintu ngenda bishima cyane, n'umuntu watekereje ngo bari abakobwa be gukurikiranwa, ahubwo bajye mu kwigishwa umuco, cyari igikorwa cyiza. Nyine umutima mvuga leta nirebe aba bantu bakeneye kwigishwa psychological. Nko mu Rwanda dufite ikibazo, nta therapiste tugira, bana bajyanama mu byo mu mitekerereze. Leta bisubiremo, leta na RBC mwangaje abantu benshi mu bajyana mu ndwara zo mu mutwe. Hari ibintu bita neurology na psychology na psychotherapy. Neurology ushobora kuba waratwaraga moto ukagira impanuka, ukangirika akantu ko mu bwonko, nere zikabubusa n'ukuntu, hari ryagira reaction zo kurwana, ariko ubona ari muzima, ugasanga ahora afungwa imyaka 2 asubirayo. Buriya ntabwo baba baramukoreye test ngo bamupime bamuvuge. None hari uwagize depression, buriya neurology itandukana na depression. Reka nk'urugero nk'umuntu wagize ikibazo mu ntambara, muri jenoside, tuvuge yari nk'umusirikare agira fragment mu mutwe, ariko ahora afite imijinya yo kurwana banamufunga. Buriya n'umuneurologe ugomba kumutangira ikibazo cye, akajya ava wenda CHK cyangwa Kanombe bamujyana Indera bamwitaho muri ubwo buryo. Ariko hari igihe amabuso binjiza amabuso nyine. Reba babashomere bahari kwa ama depression n'ibibazo by'ubukungu, bariya birirwa mu tubari hara mu bisimenti barwana, bari abakeneye kurushaka aba psychologue, aba therapist, babiteho. Leta ishyira imbaragaho, babaha imirimo, uzarebe ko ubucucike mu magereza butagabanuka. Indi solution, aba bantu bafite ibyaha byoroheje nibabaha ibihano bisubitse. Apana abakriminali, hari abantu baba barazongereje quartier isa, ari baruharwa mu kwiba, ntabwo tubavugaho hano, bihangane kabisa. So ibindi by'imanza bakoresha systeme nk'imwe ya gacaca, ubuze ubucucike buhari, uzi imanza ziri pending isa. Uvuga ngo ibyaha, wari uzi ko ubu dufite abantu bari muri prison barenga 100,000. Wari ubizi? Ndetse niba mu 2022 bari 80,000. Ibihumbi 100 surumva bitarageze deja. Ni benshi. Hari n'imanza zagiye zibirarane muri COVID-19, urabizi? Ziyongeraho muri iyi minsi. Kubera ko baburanaga ku ikoranabuhanga. Bafite ubu ngubu umucamanza umwe birabavugaga, afite dossier zitaraburanishwa zirenze 30. Kandi iminsi y'umukozi wa leta mu kwezi ishobora kuba ari 27 nabese cyane 6. Izo manza surumva zizacibwa ryari? Ikibazo. N'abari muri gereza muri make bakore n'imirimo simbura gifungo, ibyari inyungu y'igihugu akamaro, imisoro igabanuke. Reka ngushimire iki kiganiro, tuzagikorera part 2, tuzagikorera igice cya kabiri, abantu bazaduheho ibitekerezo muri comment. Hanyuma ngushimire cyane ku makuru meza ubuduhaye n'ubusesenguzi bwiza ubudukoreye. Hanyuma ndarikira abakunzi bacu ukomeza gukurikira ibiganiro bya Kweli Times. Ndagushimiye. Urakoze cyane, isa n'abadukurikiye ndabashimiye.